ko harimo abantu bajya bavuga ngo abantu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga hari ibintu banyoye bakaza kugira bari kurimirira ariko bafite ibintu bahaze yaba ibisukika cyangwa ibitumuka bakaza kugira ngo bibagire bati bibamara ubwoba kugira baze kurekura icyo bita imiripuko amungane wa Taifa bamuvade muri kurekura imiriro muri no minsi kuri YouTube bamwe imbehe zigiye kubikwa hari abantu twamenyere mu matiku twamenyere bavuga ibintu bibi bitubaka akabo kagiye gushoboka bagiye kubura icyo bazongera kuza kuganira nyamuneka ko ubundi butuvugana hari abantu bari kukagoze ako kaguze ni time gashobora guturika kakaguduka gusa rero noneho hariho abihisha muri wa mutaka w'iyobokamana bizeza abantu bitangaza bakabatwara amafaranga yabo. Hari abantu bumva ngo naba Yes twongeye kubereza ikaza kuri plus 250 twarababwira ati hano ni the home of entertainment. Iyo tuvuze entertainment haba hari ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nongera kubereza ikaza kuri plus 250 nkuko mumenyere hano ni Valeri nk'ibisanzwe ariko mumenyereye ko mba ndi kumwe na mugenzi wanjye uyu munsi tubashije kuba tutari kumwe uyu munsi kabisa ariko mu byukuri hari ibintu ari kudutegurira araje mu minsi mike duhereza icyo bita imiriro. Twagiye kohereza ikaze abantu babonye iki kiganiro ari bwo bwa mbere batarakora subscribe mbere ya byose bamaze kura subscribe kabisa kugira ngo bajye babasha nabo kubana natwe badukurikire umunsi ku munsi kugira ngo bajye babasha kumenya yuko kugira ngo bajye babasha kumenya ibi kugenda bivugwa muri iyi mihanda kankoresha ko kandi kugira ngo bajye bamenye ibiri kugenda bivugwa muri iyi mihanda habe muri siporo habe mu myidagaduro ariyo showbiz entertainment muri rusange nkuko hano twebwe tubizi hashtag yacu cyangwa se icyo mumaze kutumenyeraho ni gute no guca impaka no guca impaka kabisa ariko mu byukuri ikiganiro cya siporo cyo abakibonye cyo mwarakibonye twaragikoze ariko mu byukuri uyu munsi tuje kugira ngo tuganire iki tuje kugira ngo tuganire iyo tuvuze imyidagaduro nababwiye ko barimo ibintu bivugwa cyangwa se showbiz muri rusange ariko ndagira ngo nze tuganire ku kiri kuvugwa hagati kubijyanye na Dr. Bimurangira Thierry umuvugizi wa RIB. Iyo tuvuze RIB ubundi abantu bahita bikanga bamwe imitima ikabahaguruka batamenya ko ibintu bishobora kuba bitoroshye. Dr. Murangira iyo bamubonye umuvugizi wa RIB yamaze kugera kuri kamera cyangwa kuri radio station runaka bahita bamenya ko hari umuntu ugiye kwambara ipingu agiye gutangaza ariko mu byukuri uyu munsi siko bimeze ahubwo yaje gukora iki yaje kugira ngo cyabura abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga mu buryo butari bwo Nyarugenge ibintu birakomeye Nyarugenge ibintu birakomeye ariko mu byukuri morale murabona ko ndi nayo 5 kwa 5 kabisa tuba tugomba kugira stamina tukagira imbaraga tukaba tumeze neza cyane abasore ubundi niko tuba tugomba kuba tumeze nta musore ugomba kugenda hungetwa ukora ibintu nk'ibi by'imyidagaduro muri rusange cyane ko harimo abantu bajya bavuga ngo abantu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga hari ibintu banyoye bakaza kugira bari kurimirira ariko bafite ibintu bahaze yaba ibisukika cyangwa ibitumuka bakaza kugira ngo bibagire bati bibamara ubwoba kugira baze kurekura icyo bita imiripuko amungane wa Taifa bamuvade muri kurekura imiriro muri no minsi kuri YouTube ariko nanjye ibyo nje kugira ngo tuganire ntibiri kure y'ibyo ngibyo kuko Dr. Bimurangira Thierry yaje kugira ngo akebura abantu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga mu buryo butari bwiza bakora ibintu bibi bakora ibintu bitubaka bakora ibintu bisenya bakora ibintu ko hatangiye kuzamo ibintu by'ivangura n'ivanguramoko n'ivangura karere n'ivangura iki ibi bintu ntabwo bikiri showbiz byamaze kuba ikintu kibi ari nayo mpamvu yaje kugira ngo abivugeho ariko mu byukuri arigira ngo akebura abantu ibintu barimo barakora ko bitari byo bakora ibintu byiza ko twese gahunda ihari muri iki gihugu ni gahunda y'andi umunyarwanda nta mpamvu yo kubwira abantu ngo turuka muri aka karenga abagogwe ngo abakinga ibintu nk'ibyo oya icyo gihe ntabwo abakiri showbiz ahubwo biba byabaye ibintu bibi cyane yaje kugira ngo abakebure
anavuga ko hari abantu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga bakaza cyane cyane kuri uyu murongo wa YouTube bafite ibintu bahaze bitumuka. Ubwo nivuga ibitumuka muramenya namwe ibyo ari byo bitewe n'iyi minsi bigenda bivugwa, cyangwa se ibisukika, bakaba babihaze bakaza kwitereka kuri kamera kugira ngo basenye, baze bavuga abantu, baze bandagaze, bavuga ibyo batagakwiye kuvuga ari bazima. Harimo n'amazina amwe yagiye amentioninga cyangwa se akavugana bamwe no mu bakozi b'Imana biyita abakozi b'Imana ba pasiteri, harimo abo yavuze agenda bamentioninga, ariko mu by'ukuri kugira ngo abakebure ijambo ry'Imana bareke kugira bati kuri tukisha. Agenda avuga bamwe arimo avuga abo bagiye baha last warning bategereje gukora ubundi butuvugana. Hari abantu bari ku kagozi, ako kagozi ni time gashobora guturika kakaguduka ukahita wisanga kimwe nk'abandi, ukajya kwirira impungure, ukajya kurya icyo bita inkoko. Wa mungana w'abakomando niwe bajya bakoresha iryo jambo ngo inkoko. Ariko mu by'ukuri ibintu ntabwo ari byo, niyo mpamvu tugomba kugira dute guhinduka. Bamwe imbehe zigiye kubikwa. Hari abantu twamenyere mu matiku, twamenyere bavuga ibintu bibi bitubaka, akabo kagiye gushoboka, bagiye kubura icyo bazongera kuza kuganira. Nyamuneka content noneho kombo n'abanyarwanda gukreya content muri no minsi byara amatiku. Bamwe barabaho bate, nyamuneka tubyibazeho, barabaho bate nyamuneka. Ariko mu by'ukuri ntabwo content y'amateka ari icuruza gusa, bagomba gukreya ibintu byiza birahari babwira abanyarwanda kandi bikabubaka nabo bakiteza imbere. Ariko mu by'ukuri dushaka ikintu cyiza dukorera abanyarwanda kugira ngo dukore iki, tuve mu matiku, tuve muri ibi bintu, kuko ibi bintu ubwo bavuga ngo biracuruza, hari ibindi bintu byinshi cyane abantu bashobora gukora mu by'ukuri bikabateza imbere bitagiye mu bintu by'inzangano. Ni iki cyane cyane yuko byamaze gufata indi ntera, bavuga ko hajemo ibintu bitari byiza, abantu bamwe batangiye kuzanamo ibintu by'ironda akarere, batangiye murabizi ibyo yago bagiye bashinjwa mu gihe cyashize, cyangwa se nkuko fata ku mavuta yabivuze ejo bundi mu rukiko. Abagabo bitwa ba David Bengana ngo hari ukuntu babimubwiye, cyane cyane ko na David Bengana avuga ko fata ku mavuta yangije izina ryiwe, agiye kumujyana mu nkiko. Ubu tayari tuvugana dufata ku mavuta agiye kongera kubitwa ikindi kirego. Ibintu birakomeye Nyarugenge, nyamuneka uyu mwaka we ugiye kuba muremure cyane bitewe n'ibyagiye bivuga. Uyu mwaka ubaye mubi mu myidagaduro cyane, ariko biteye ubwoba. Hagiye havugwamo ibintu byinshi cyane. Ndagira ngo twumve Dr. Bimurangira Thierry ibintu yavugiye ku kinyamakuru cyitwa Igihe Kaca ari kumwe n'umugabo bita Emi na mugenzi we. Ariko mu by'ukuri banyarwanda dukereye ibintu byiza. Gusa rero noneho hariho bihisha muri wa mutaka w'iyobokamana, bizeza abantu ibitangaza bakabatwara amafaranga yabo. Hari abantu bumva ngo ni abahanuzi ngo umuhanuzi uhanura. Ubwo abo niba abakozi b'Imana yari arimo avuga, baza kuri social media ngo bakora ibitangaza, ngo barasenga bagira bate kugira ngo bakoreshe umurimo w'Imana mu kubyaza amafaranga. Akakubwira ati ndagusengera nkukorera iki gitangaza cyangwa nkuhanurire, umpereze icyo bita umufungo. Cyane cyane yuko ko abapasitoro cyangwa se ababishop muri no minsi bamaze iminsi bagenda bakurikiranwaho ibintu bitari byiza, akaba ari ibintu bivugitse bise by'umurimo w'Imana, mu by'ukuri atari ibintu byiza. Vuga ko bagaruza ibyibwe barahari. Abo bantu niba bavuga ko bagaruza ibyibwe bafite izo power, ni ukuri baje muri RIB aje mwamuhakaza mwajya mu muhasa y'abaturage bamu yahembwa nk'umukozi. Ariko no based on result akajya bigarura ku noneho aho niho nta guce mu ijambo, aho niho mwatereye muri yombi Sarongo. Yego naho ngaho. Urugero wenda tugeraho turagera kuri witwa Sarongo Rurangirwa Wilson. We cyane ngo agaruza ibyibwe, ariko ni umuntu wita ko nawe afite ubushobozi budasanzwe. Aho barahari abo ni abatekamutwara bagiye bavuga ngo bagaruza ibyibwe, ariko bakabifashwamo n'abantu bakoresha izi mbuga nkoranyambaga. Murumva rero ni ikintu kibi cyane. Bakabifashwamo n'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga, bakabakoresha mu buryo kugira ngo bamamaze ibi bintu byo kuza guteka umutwe abanyarwanda. Ubagaruza ibyibwe bagira bate. Harimo n'umugabo ufunzwe ufite cano imwe wakundaga gukorana nabo bita Kiroso, ukunda gukorana n'abayaka n'abandi bantu nk'abo ngabo, cyane cyane akora ibiganiro content ze zishingira ku bantu nk'abo.
ibintu by'ubusinzi n'ubupfumu. Ariko mu by'ukuri no gucreate ama content meza atagize ati atari mu rwango, atarimo ibintu by'inzangano cyangwa se ibintu bibi bisenya abantu, bisenya abanyarwanda, binabibisha cyane cyane yuko ko abantu bamwe bagiye baregwa, bagiye babarega muri ibi bintu, bagiye bafungwa bamwe. Ariko mu by'ukuri ducreate content nziza, ba content creator bagenzi banjye, ducreate content nziza zirahari zuruzuye, twagakwiye gukora ibintu byiza byubaka abanyarwanda, ntitwibande cyane ku matiku. Hari ibintu byinshi cyane twakora kandi byakubaka. Mu by'ukuri niyo mpamvu tugomba gukora iki, kwikubita agashyi. Muri no minsi, muri uyu mwaka niho hagiye hagaragara inkuru zidasanzwe kuri YouTube, ugasanga abantu bose bari kuza bavuga amagambo mabi, ugasanga amagambo mabi cyane iyo bari gukoresha mu kugira ngo bagere bate bandagaze, bavuga ibintu byinshi ariko mu by'ukuri bitari ibintu byiza, bisenya by'amatiku, by'inzangano. Noneho byarenze inzangano, hatanye kuzamo n'ironda bwoko n'ironda karere. Urumva ibintu byamaze kuba ibintu bibi cyane, ni ibintu byamaze kuba umwanda muri iyi myidagaduro. Nyamuneka, ni ibintu bibi cyane. Anakomoza ku banyamakuru bamwe na bamwe bagenda bakoresha ibintu by'amatimu, bya bintu by'amatimu twigeze kuvuga muri cya kiganiro cya mbere twigeze gukora na mugenzi wanjye. Ibintu by'amatimu byafashe indi ntera, amatimu B, urugero ubwo nanjye niyo ndi kuvuga timu BB, abantu babikurikira barabizi. Bamwe bakaza, umuntu yaba yakoze ikintu cyiza, yakoze indirimbo nziza, abantu bakayiyambere mu kujya kuyipfobya no kuyirwanya kuri izi mbuga nkoranyambaga, bakabivuga ibintu bibi cyane, banabeshya byinshi kugira bakore iki, bakreye urwango mu bantu tu. Ariko mu by'ukuri ni ibintu bibi cyane, n'ibyo bintu by'amatimu yabikomoje avuga ko ibyo bintu ari ibintu bikurura inzangano, bikurura ibintu by'amatiku, kandi tugomba gukora ibintu byiza byubaka abanyarwanda. Aza no gukomoza ku mugabo bita Umukada. Aravuga ati Umukada nawe muri no minsi yararimo akora ibintu byinshi, ariko mu by'ukuri nawe nagira ate nabigabanye kuko nawe atazasanga yaguye mu mutego, yavuze ibintu bibi, biriya bintu byo kubreakinga, byo kuvuga ngo inkuru ki, ngo wagenza abantu runono, nguri iki, ibyo bintu ntabyo ribu ntibishaka. Ariko mu by'ukuri tugomba gushaka ibindi bintu dukora, birahari byiza cyane twakora bitari amatiku. Rero nagira ngo tuganire kuri ibi bintu. Yavuze ku Mukada, avuga kuri Kambaradu uza gusesengura, akajya mu nkiko kujya gusesengura inkiko, ko dore ko abantu barabisigaye baza gusesengura, bagasesengura n'imirambo n'abapfuye, bakaza kuvuga uburyo bapfuye kandi bapfuye badahari. Buri muntu wese akaba yafata ikintu akiha ijambo mu gusesengura, n'akazi ribu yari bukora ugasanga batangiye kukabakorera, ngo batangiye gusesengura, ugakorera iryabo perereza. Byari bimaze kuba ibintu bibi cyane, ariko mu by'ukuri tugomba gukora ibintu byiza byubaka abanyarwanda muri rusange, atari ibintu bikreye urwango mu bantu. Ndagira ngo tuganire kuri ibi bintu rero. Ubwo abafite ibitekerezo muri commentaire muragenda mumbwira ikindi kintu uko mugenda mubyumva, ndetse n'abatarakora subscribe mugende mudushigikire, munadusharingire ko twagiye tubakurikira cyane kabisa. Ariko mu by'ukuri muri abantu b'agaciro cyane, turabakunda cyane. Niyo mpamvu natwe turi hano kugira ngo tujye tubaha ibintu byiza cyane. This is +250, the home of entertainment. Ciao.